ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Uyu munsi ngiye kubagezaho ubuhamya bw'abantu batandukanye banyandikiye. Muri iyi minsi dukunze kumva abantu batandukanye, umugore n'umugabo batandukanye, bakajya mu itangazamakuru, bakajya kuri YouTube, buri wese ugasanga arimo arashinja mugenzi we, buri wese arimo arivuga neza akavuga mugenzi we nabi. Ni bake cyane baza akavuga ati jewe mbifite mu ruhari. Burya ntago gushaka urugo rukomere ntago ari ibintu byikora, no gushaka urugo rugasenyuka buri wese aba bifite mu ruhari. Dutangiye rero uyu ngo aravuga ati ndi umugore narubatse mfite abana 2, ariko kubwo kwikunda no kwihugiraho byaje kurangira ntandukanye n'umugabo twari twarasezeranye. Arakomeza avuga ati uyu munsi nibwo mbona ko gutandukana kwacu nakugezemo uruhare nibura 60%. Uyu nguyu aravugisha ukuri kuko hari abandi atsimbarara kavuga yuko wari umwere, akerekana mugenzi we batandukanye ko ari we kibazo, ariko burya byanze bikunze buri wese yaba bifite mu ruhari. Ati mumaze iminsi muvuga ko nta rukundo rukiba mu bashakanye. Ati oya, urukundo rurahari kandi rwinshi, ahubwo biterwa n'amaso y'ureba urwo rukundo. Iyo mujya gushakana muba mukundana, uko iminsi ishira hari byinshi bihinduka mu buzima bwanyu nk'abashakanye. Iyo rero mudashoboye kugendana nabyo niho byinshi bipfira ngo nta rukundo rugihari. Iyo ukundana n'umuntu by'ukuri umwiyereka ukuri, nawe yagukunda kwakira ukuri. Aka kantu karakomeye. Iyo ukundana n'umuntu by'ukuri umwiyereka ukuri, ntago umuhisha, ntago umwereka utari we. Noneho nawe we niba gukunda akakwakira ukuri, akakurwaza kuko aba yamaze kumenya uwo uri we. Ati rero iyo bitagenda gutyo nuko abashakanye buri wese aba arimo yikunda aho gukunda mugenzi we. Iyo ukunda umuntu uramutinya kandi ukamwubaha. Ibi bintu ngo biragendana bigatuma wigengesera ndetse ukirinda icyamubabaza cyose, kuko akenshi iyo umubabaje niho hahandi bitangirira ngo nta rukundo. Ese uwo ukunda ntiwamubabaza? Birashoboka cyane. Gusa iyo bibaye akamenyero ujye wibaza niba urwo rukiri urukundo. Ikindi, niba uwo mwashakanye akubabaza ukicecekera, ntumubwire aho yaguhemukiye ngo niba ari uwikosora yikosore, nawe umenye ko ntacyo uba umurushije. Iyo mu rugo harimo ikibazo mwese muba mufite uruhare muri icyo kibazo byanze bikunze. Ntabwo uwo mwashakanye ari we wenyine ukwiye gutunga urutoki, nawe hari uruhare uba ufite. Iyo havutse ikibazo muba mukwiye kwicarana mukagishakira umuti kandi mwembi. Hari igihe rero mwicarana mwibwira ko muri kuganira, ahubwo ari umwe uri kugerageza gukemura ikibazo undi yitekerereza ibindi, ahima mugenzi we cyangwa se yumva ari uguta umwanya ko nta garuriro rihari. Ndimo ndasoma ubuhamya bw'umuntu wanyandikiye avuga uburyo yatandukanye n'uwo bashakanye, ariko uyu munsi yasubije amaso inyuma abona uruhare ko nawe abifitemo 60%. Ahanga arimo araduha ubuhamya bw'uburyo urukundo abantu benshi bibwira ko rutakiri mu bashakanye ruhari. Arakomeza avuga ati kubumva ko urukundo rutakibaho baribeshya. Urukundo rurahari, ahubwo iyo ruhuye n'imihengeri, ibibazo, gusuzugurana, kutubahana, gutukana, guhimana, gucyurirana, guteshana agaciro, kutita ko mwashakanye n'ibindi abashakanye bakorerana, rwa rukundo ruburizwamo. Asoza avuga ati inama nabagira rero nuko nk'abashakanye mukwiye kwita ku tuntu duto cyane tumwe mutajya muha agaciro. Icyo wifuza kukorerwa nawe gikorere mugenzi wawe. Ati tega amatwi uwo mwashakanye, wikumva ko akabya, ahubwo wumve kandi uha agaciro ibyo avuga, yaba bivuga nabi cyangwa neza. Mwumve ukuremo ibyubaka urugo rwanyu, wimwumva ukuramo ibyo wumva bikubabaza cyangwa bikureba ku giti cyawe, hanyuma ngo muzareba uburyo urukundo rwanyu ruzakomera. Asoza agira ati Barada, ikibabaje uyu munsi nuko nge nkubwira ibi naratandukanye n'umugabo wanjye, ari nabwo nasesenguye nkabona ko namuruhije, ko ntako atari yaragize. Ikimubabaza nuko yabibonye nyuma, akabibona baratandukanye, akabona ko yamuruhije. Uwo mugabo we nta kintu atakoze. Arakoze cyane ku buhamya bwe. Nkomeza rero n'ubundi buhamya, kandi nawe nkubwira nti niba ubona hari ubuhamya, cyane cyane nifuza ubuhamya bwerekana ko urukundo rugihari. Rero nasabye abantu batandukanye kumpa ubuhamya bwerekana ko urukundo ruhari, n'icyo bakora kugira ngo babone urwo rukundo barusigasire.
nawe rero niba wumva hari ubuhamya wangezaho cyangwa se wabwira abatwumva wambwira, unyandikiye byaba ari byiza cyane, tugapanga uburyo ubwo buhamya bwawe wabumpa cyangwa se nanakureba ukabugeza ku bakurikira BaradaVibes. Dukomeje rero n'ubuhamya, uyu yaravuze ati Barada, nge sinzi niba ari ubuhamya gusa, aravuga ati nge rero ndagaya ingo zidashyira hamwe ngo zifashanye haba mu byiza cyangwa mu bibi. Nge ndi umugore, hashize amezi menshi umugabo wanjye nta kazi agira, nige urihira abana ishuri, nishyura inzu n'umukozi dukorera, nige ukora buri kimwe cyose kandi tubanye neza nta kibazo. Igituma iwacu hari amahoro nuko umugabo wanjye ashima ibyo nkora kandi nanjye ndamwubaha, ntabwo musuzugura kuko ari jye utunze urugo. Ikindi nubwo ari jye ukora jyenyine simbura kumusaba inama kandi akazimpa atangiriye ishyari cyangwa ngo yumve ko musuzuguye. Akomeza agira ati iyo abishaka araza akamfasha gucuruza mu kazi nkora cyangwa akansigariraho iyo ngiye kurangura kandi ntibimubuza gukomeza gushaka akazi. Ati abakundana rero bamenye ko urukundo rukomera kandi rukagenda neza iyo n'uburyo mubanyemo nabwo ari bwiza, kuko nkanjye nsuzuguye umugabo wanjye kuko ari umushomeri nta nubwo nawe yamfasha cyangwa ngo anyumve, icyo gihe nakwibwira ko urukundo rwashize. Ubu n'ubuhamya butandukanye. Narababaje ni se koko urukundo rwarashize, koko urukundo si ngombwa, koko urukundo nta rukibaho mu bashakanye. Abashakanye rero mwarakoze cyane, barimo barambwira ati urukundo rurahari, bakakwereka n'impamvu ituma umuntu ashobora kwibwira ko urwo rukundo rwashize. Ngeze ku buhamya bwa gatatu. Uyu nguyu aragira ati ngewe nitwa Emmanuel, maze imyaka 7 nubatse. Umugabo wumva ko nta rukundo rubaho cyangwa ko umugore we nta rukundo agira azagerageze ibi bintu kandi abigerageze igihe kinini, ubundi azambwira. Kubaha bigendanye no kumutinya ni ibintu arimo avuga byo kugerageza mu rugo. Ati gufashanya, gushimira umugore wawe kubyo akora, ibi bintu nge nabonye ari inkingi z'urukundo rurambye. Aravugamo ibintu bitatu ngo muzabigerageze. Kubaha bigendanye no kumutinya, donc kubaha umugore wawe, kuko uyu ni Emmanuel ni umugabo. Kubaha umugore wawe bikagendana no kumutinya, kumufasha no gushima ibyiza umugore wawe akora. Ibi bintu ati nge nabonye ari inkingi z'urukundo rurambye. Ikindi burya tubyange cyangwa tubyemere, iyo uri umugabo ukemera kugirwa inama cyangwa gutega amatwi no gukora ibyo umugore wawe yifuza, urukundo urarubona pe. Umugore aragukunda kandi amahoro agataha iwanyu. Nge ngishaka ntabwo iwanjye byari bimeze neza, hahoraga intonganya za hato na hato, nkumva ko umugore wanjye yahindutse cyangwa yikanyiza. Nyuma naje gucisha make, nkumva ibyo ambwira ngerageza kujya mbyubahiriza, none ubu nta kibazo dufitanye pe. Nanywaga byeri, naca ahantu agatangira akampamagara mbaza aho ari nkamurakarira, ubundi nataha sinige ibyo yabaga yateguye. Ibyo byose byabaga intandaro z'intonganya, umugore ashaka ko ntaha kare, nge nkumva ko ngomba guca mu kabari byanze bikunze. N'ubu ntabwo akabari nakaretse, ahubwo naragabanyije ku buryo n'ibyo umugore aba yateganyije ntaha tugasangira, asigaye anangurira agacupa kamwe kandi akijijwe. Arakoze cyane Emmanuel. Ubu rero n'ubutumwa butandukanye, n'ubuhamya butandukanye bwerekana uburyo mu rugo urukundo ruba ruhari, ahubwo uburyo abantu bitwara akaba ari bwo bituma abantu bagongana. Nsoreje ku buhamya cyangwa se ku butumwa bwa Ibrahim, avuga ati guha agaciro uwo mubana ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Ntacyo urimo ukora cyangwa ntacyo wakora ngo ugire icyo ugeraho mu gihe muticaye hamwe ngo muganire. Biratangaje kubona iwawe bitagenda neza, kubona murara murwana, kuba mubaho muhimana, warangiza ukabyuka ukajya gukorera amafaranga, ugakora imishinga yo kwiteza imbere. Njya mbona n'abajya gukemura ibibazo by'abandi kandi we ahasize bikomeye. Uwo mwashakanye niwe muterankunga wawe wa mbere kugira ngo ibyo urimo ukora byose bigende neza. Turetse kwikunda, kwirebaho, tukagisha inama, tukumva inama zabo twashakanye nabo, ibintu byagenda neza. Arakoze Ibrahim. Akaba ari nabwo buhamya cyangwa se butumwa nsorejeho. Ahangaha twibazaga tuti ese koko urukundo ntarwo, mu bashakanye nta rukundo rurimo? Ese niki gituma hahora harimo ibibazo? Abantu batandukanye hano bagiye babikomozaho. Reka rero nsoze nkubwira ngo nawe niba ufite ubuhamya, niba ufite ubutumwa ugenera abashakanye, ugenera ababana muri iyi minsi, mu gihe twumva ngo abatandukana ni benshi, abantu divorce za gatanya ni nyinshi, abantu batumvikana ni benshi, ese biterwa n'iki? Niba ufite inama, ubuhamya wabaha
kugira ngo bubafashe mu kubaka urwo rugo rwabo, mu kubaka ingo zabo zikomere. Nawe imiryango irafunguye, igitekerezo cyawe ndagitegereje. Murakoze cyane. Ikiganiro cya BaradaVibes.